Murakaza neza kuri telemontanye kugezaho amakuru umunsi ku munsi. Alex Rugangura ni umwe mu banyamakuru bakunzwe n'abatari bake kubera ubuhanga afite mu kogeza umupira w'amaguru. Kugeza kuri ubu ngubu muri iki gihugu akora ku itangazamakuru rya RBA. Rugangura Axel kimwe n'abandi banyamakuru bari mu buhungiro yavukiye Bujumbura tariki ya 30 Gicurasi mu 1988. Amashuri abanza yayigiye mu mujyi wa Kigali ku ishuri ribanza rya APPR. Icyiciro rusange akigera kuri Institut Paroisse de Mukarange. Ikindi cyiciro akirangiriza muri APAD. Kaminuza Rugangura yayize mu cyahoze ari National University of Rwanda mu ishami ry'itangazamakuru ndetse n'itumanaho rizwi nka School of Journalism and Communication. Aharangiza mu mwaka 2012. Uyu musore wakuriye ku Kicukiro avuga ko yakunze umupira akiri muto bitewe nuko bari baturanye n'ahantu bajyaga bajya kureba umupira, bityo akari cyatumye akunda kuwureba bigatuma no kuwogeza bizamukiramo. Aho yareberaga umupira niho yakuye iyi mpano, ndetse ni nawe yaje guhurira na Mpano Thierry wakundaga uko Rugangura yaganiraga ibijyanye n'imipira, aho bareberaga aho ngaho kuko yamubonagamo nk'ubusesenguzi bwinshi cyane. Uku niko yamujyanye kuri Contact FM, ariko atangira ameze nk'uwimenyereza umwuga nubwo yarafite iyo mpano. Muri uru rugendo Rugangura Axel yanyuze kuri radio Authentique mbere yuko ajya kwimenyereza umwuga cyangwa se internship kuri KFM, radio yari igezweho muri icyo gihe. Uku kwimenyereza kurangiye Rugangura Axel yaje kurekeza kuri Radio Flash FM, aho yamenyekanye cyane aza kuhava yerekeza kuri Radio Rwanda agikorera kugeza n'ubu ngubu. Usibye kuba yarakuza akunda abanyamakuru b'imikino ndetse nawe yabyumvagamo cyane akumva ko ari ibintu afite inyota yo kuba nawe ashaka kuzagera byo abo bose bagezeho. Nubwo yageze neza cyane umupira, Rugangura Axel ntabwo yigeze akina umupira, ahubwo yakinnye karate. Rugangura yakinnye umupira ari umwana muto bisanzwe ku buryo nta ntego yigeze agira yo kuzaba icyamamare kuko yahisemo gukina karate. Karate nayo ntabwo Rugangura Axel yayitinzemo. Nyuma yo kubona umukandara w'ubururu yahise bivamo akomeza gukurikirana iby'amasomo ndetse n'itangazamakuru muri rusange. Nubwo ariko atigeze akina umupira w'amaguru, ahamya ko afite impano yo kuwogeza ndetse no kuvuga amakuru y'imikino. Yigeze kujya kuri Radio DC asinyeyo amasezerano. Muze gutangira akazi yisubira kuri Radio Flash FM. Rugangura Axel avuga ko igihe yari kuri Flash FM wenda Rugimana Theogene hari igihe cyageze Radio 10 ikabifuza cyane ndetse bajyayo bumvikana ubuyobozi bwabo. Ahamya ko yavuye kuri Radio TV 10 amaze gusinya amasezerano, ariko byagera ku munsi wo kujya gukora akazi akabyihorera. Icyo gihe ngo yaje gutaha agisha inama abantu bari baziranye ndetse n'inshuti ze, birangira yisubiriyeyo. Avuga ko ntacyo yishinja kuko nta mafaranga bari bamuhaye na makeya yo kuba yafata, ku buryo avuga ko asa nkaho yabahemukiye. Rugangura yogeje imipira myinshi, ariko ntabwo yakibagirwa umupira yogeje aho Rayon Sport yatsinze APR FC kuri penalty, igitego kimwe cyatsinzwe na Sarupongo. Iyo mubajije umunyamakuru akorana bagahuza, Rugangura avuga ko Rugimana Theogene ari we bari bamenyeranye, bakonaga neza ku buryo wumvaga ibyo akora bakumva bajyana neza mu murongo. Arakunzwe cyane. Ese urifuza ko twazakubira kuri ndubutaha? Twandikira muri comment. Iyi ni telemontanye Rwanda, kandi subscribe ubundi ukomeze bane natwe. Ni Faisal Sabuni Mana ndabashimiye.